banyita se bakungu ubusanzwe ndi umunyengano. Nanjye nitwa Kamanzi nta kazingira. Ariko Sara nako Rebeka uri gutuma mvugishwa. Umva nkubwire mushenzi. Umva nkubwire. Sara, Rebeka, Sara. Aha ni kwa Rebeka si kwa Sara. Ahubwo mumvira imbere y'inzu. Basi mbwira ikintu wowe umva ushaka ko ngusobanurira basi. Mbwira. Okay, posteri zingahe? Posteri se nyine nagiye kwifotoza. Kama komba uri kwiyahuza inzoga wabaye. Akusi uko ndi kunywa ndi kwiyahura. Iminywere yawe ntabwo nsanzwe yikuziho. Ko ndeba yihaye kukumatira atarayampa ngo namara kuyaguha bizagenda bite. Hasunda mugabo ndo nashaka wiki. Icyambere suko twabakese ushaka. Wamenyesha? Ego, nakumenye. Unyegamizaho tugikwe natwumvise. None se byagenze gute ko warayihanze? Rebeka yanze ko ninjira. Kandi n'umugabo wanjye sinzi aho yagiye. Gusa nuko nawe atemeye kwinjira muri iriya nzu. Ako se muzaba muri ibi kugeza ryari koko? Kwa mwana we, naye ntabwo nzi amaherezo y'ibi bintu. Harya ngo mwanditse ko inzu yayiguze? Yewe, niko nabyumvise. Byakozwe mu cyagiye ntavugaga. Uro no kwisohokamo mukayimusigira? Ntabwo ari ko biri. Kuko iriya nzu nyigura nanditseho umwana wanjye. Ufite umwana se? Ko ntawe njya mbona. Umwana Yewe. Twaganiriye ibindi sinakubaza. Uracyagira amahane nka kera? Amahane mwa. Wahora n'iki ko amagambo yashize vuga Kamanzi? Ntabwo uzi byambaye hose. Kare kutambwira ko nawe wagize ibibazo nk'ibyanjye. Gira uti ibibazo ingurube yagize ubwo yari yahungiye i Pakistan. Cyakugendekeye bite se mwana? Wahora n'iki mwana? Nagize zana igihomora mu rugo. Nyita umushitsi. Mbesha madamu ngo n'umushitsi. Twariganye ibiki n'ibiki. Ajyangiranya nkikoreraho nawe urabizi by'abagabo. Nkakoraho. Singiye gushiduka nkasanga ibintu byararenze uruvomero. Uko ntatekerezaga neza byararenze. Kwibyo byawe biroroshye. Wagifasha ukagitumura ukakirukana. Nakirukana ntese sha. Cyamvuga uti ibyatsi. Shiduka nagisinye inzu tubamo ngo cyarayiguze wa. Iriya nzu tubamo. Iriya nzu ngo cyarayiguze? Yego sha. Wamaze kucyandikaho. Sha, umva. Kubupfapfa turayingayinga. Ariko wowe ndumva ndenzeho kabisa. Wese byakugendekeye bite mwa? Jeweho rero. Mbashira. Byabindi wambwiye byaciye. Byaciyemo. Wabonye umugabo ugomba kuduha ifaranga? Wabonye umugabo ugomba kuduha amafaranga?
ntabwo ari nta nubwo n'agafaranga kandi gakeya iratubutse cyane. Karibu rwose. Banyita se bakungu. Usanzwe ndi umunyengano. Nanjye nitwa Kamanzi nta kazingira. Okay. Sasa rero uyu mugore yambwiye agatekerezo. Numva nanjye nabishaka cyane. Aho rwose ni sawa nanjye nuko mbyifuza. Yambwiye ko ushaka umukire nkatwe twese. Yese ati wabimenye nibyo. Niko bimeze. Rero hari icyo bisaba kugira ngo ubone amafaranga. Nuko Imana niteguye gukora buri kimwe cyose mwasaba. Ariko nanjye nkaba umukire. Okay, biroroshye. Uramwe no mugore wawe. Amajoro 2 yonyine. Nanjye ndaguha miliyoni 10. Ntacyo ariko bitwaye. Reka nyakenyerereho. Juri, unagutsinda uruwanjye. Ikikurushye. Nuko byangendekeye. Wavuze ngo ndi umupapa ariko bonye nawe undenzeho ahubwo uvuga ngo turi umuryango. Bana. Ubu nabuze amahoro nabuze n'icyo gukora. Naharaniye kurya amafaranga ntavunikiye. None binkozeho kabisa. Mbuze byose. Uzi n'ikindi Kamanzi. Nzaze nkurebe ejo bundi. Nkugura icyo gukora. Wangu. Burya kugira urugo rwiza ni igihe ufite umugore mu kumvikana uko mwaba mubayeho kose ariko uwumvikana n'umugore wawe ubu ufite urugo rukomeye. Ariko ushatse kujya mu nyungu zindi happy kabisa. Sha wahora n'iki mwana? Ubu byanshanze. Nta kindi ntekereza usibye kwiyahura. Kuko mbonye ukuntu Sara atabona. Nabona ko ari njye nyirabayazana wabiteye byose. Umva kama umutima urandya, umutima ukandya, mbese nta kindi umperuka kubyakira uko mbona uko. Bro wikwituka uyise nyirabayazana wawe uyise umugore uri se bayazana. Sekasha ntacyo ubwo nzaza nkurebere. Nzaza nkurebe icyo gukora nkubwire. Ari bimwana no kwihangana nyine. Nta kundi kama. Karanizere ko amafaranga ubajojoba. Vuga ngo intonganya zirajojoba muri rugo. Intonganya zikise kandi umukire arabameneyemo. Sha ntago bizi. Muri iriya nzu hasigaye hahora intonganya gusa. Gute se mu nzu yanyu harimo intonganya kandi mwarabaye abakire? Sha ntago bizi. Uriya mugabo zimyankoreye. Umva yafashe amafaranga naye nazanye. Uri kumva ayajugunya muri toilette. Ariko ubwo ntago yari muzima, ko ari muzima ntago yajugunyamo. Umva nanjye sinabona uko mbivuga. Umva ariko ibyo nta kintu ngiye bimbwiye kuko amafaranga namuhaye ni ibipfu. Ubwo se amuha amafaranga y'ibipfu gute? Umva biriya byose nari mbizi yuko bizaba. Uri kumva? Nari nzi yuko azafata akajugunya muri toilette, nzi yuko azananuka nkuko anuka ubu ngubu. Nta mugabo kamwe wakubwira ngo ujye gushaka undi mugore atazi ko nyuma bizaba bibi. Uri kumva? None nafashe amafaranga yose mazima ndayafata ndayabika muhereza amafaranga y'ibipfu. Ubu si ibyo bintu wabigiye kubitekereza mu kanya kangana gute kwera? Cyose nkubeshye byamfashe igihe kinini bitewe n'intonganya ziba muri rugo. Shakara aho ntacyo narenzaho uranyemeje pe saluti kabisa. Oya nagomba kumenya ko abagabo ari abagome muri iyi si. Uri kumva?
yanshuye mu bintu adatekereza yuko ibyo bintu bishaka kuzaba bibi nyuma yaho uri kumva nanjye nabitekereje nk'umugore uri kumva rero ugomba kumenya ko abagabo ari abagome ako se ubundi kara koko ubundi uriya mugabo kuko yaragamije iki ariko ubu nibwo ugiye kubona ko abagabo ari abana babi guma hamwe twibere basire kwini ubundi tumwemeze umva twinywere tumwemere nawe ubundi uriya mugabo ngiye kumwereka yuko ibyo yakoze atabizi abagabo n'abana na hamwe nyine ndaje naho ngushoreremo bimurenge mwihorere amafaranga yashakaga ndaje nze nyabyiniremo turi kumwe none ndaje ngurangira abandi bagabo ku buryo ari bwumirwe uriya ni umusazi kwera ko bigiye kugenda umva rero Yego. akira Yego. urumva Yego. ukibike Ubuse umugore wawe ntabwo yakubonye igiterura. umugore wanjye dore uko nabigenje ariko na n'ubu ntabwo ujya nibaza ukuntu wabigenje kara tena basi nari mbizi kuri mugabo batagukunda na gato ariko reka nkubwire nizere ko bino bigiye kubiceceka ko uno mugabo wamenye ko amana no mafaranga yazaneza abajura bakanyica twumvikane n'ibanga ryanjye nawe uri kumva hazi bisegera n'ibimenya tuzaba abanzi iyo ubayeho neza nanjye mubayeho neza mukundwa urabizi sibyo sawa rero wa mugabo we sake nkubwire ndabizi ibyawe byose ni ukuvugaguzwa hari ikintu nshaka kukubwira kandi kibanga rikomeye cyane mva kamanzi ntukansuzugure nawe urabizi neza njyewe sake ntabwo njya mvuga ibitande babe na gato ndashaka kubwira ikintu gikomeye kandi gikomeye ku buryo kitagomba kurenga iminwa yacu ikintu cyagurangakishije ni iki cyo kintu mva sake sinshaka kuzongera guhuza amaso n'umugore wanjye no ahubwo numva gutaka yahuje na kiriya kigabo kikurongorera umugore kigikire umugore wese gutwaye iki asigaye nsuzugura hamwe nanjye bingeze aha ngaha nawe ntuba wamwubasha ubu se ngaho mbwira urashaka iki njye ndashaka umwica kandi n'ubu imfashamo nawe ndakwereka uburyo ugomba kwikiza uriya mugore ukubangamiye uranyumva neza kamanzi urashaka kwica umugore wawe wowe cyane rwose kandi aho niho ubera igicucu iyo utangiye gutekereza ikintu inshuro ebyiri zirenze eshatu uba watangiye kuva mu murongo w'akazi ugomba kubitekerezaho tugakora akazi ntabwo nkunda agasuzuguro jyewe umva kamanzi sawa bakira hano cheers njyewe ndaje muhigi nimubona ndata nkubwira ukare kose se ntiwumve ibyo wari ugiye gukora ari winyicisha cyaka nawe ari buretse gatoya nkubwire inzoga ntabwo zizashira nimba tuvugiye ikintu hano kigomba kuguma hano tukivugiye nabyumva hanze nawe ijosi ryawe naritwara kandi ndagiye cyane rwose nabwira nkusakaza kari kuba kigabo kumbura ari kuyi ari cicanye wamushenze utazankurikirana ngewe nitwa Sake barakubesha uraza unyica ninge Sake muri quartier mushenze mvagange ubu ndashaka kungira inama amakuru mfite ni uko iyi nzu ngo itari ibaruye kuri Sake ibyo se wabikuyeho kandi nakubujije kuhubuka umpindura ikigoryi ibaza abantu bose twari tumaze kwiyemeraho
ariko nyumvira nk'ubucucu uriho urambwira ubu se mu byo nkubajije byose hari na kimwe nsubijemo cyangwa ubundi njye nari watangiye umupango ni wowe rwose wapanze umupango w'ubugoryi ikizakwereka imbwa rero ibyo zibwiye si byo zisubiza uranyumvira nk'ibintu urimo urambwira nta gitekerezo umpaye nta nama umpaye ubundi uzajya uhora ugendera ku bwenge bwanjye gusa nungutse igitekerezo reka uriya mugabo sake tumwice n'uriya mugore we utabona tumuha uburozi ntazamenye ibyo ari byo ko numva se bitangiye kugenda uko ntabitekereje koko kuva hatangiye kuzamo ibintu byo kwica ndumva bimwe birahindura isura pe umva kandi none se uriya mugore wamwicaga amaso uri kumutegurira hazaza cyangwa wicaga hazaza umva gange mva n'amagambo menshi sinkunda amagambo menshi uranyumva neza iyo abaye menshi anjya mu matwi uzajya kwivuza ibyo bisebe biri mu matwi yawe akubundi gange ikigutera ibyo bisazi urakizi ndakizi ni igiti niba ukizi ni ukubana n'umugore w'ikigoryi nkawe upanga imishinga y'ubugoryi none ajya ngo utangire umukino wo kwishana musore tuwutangire niba uzi ko turi ingamba n'imbere umva musore harya wambwiye ko utagira ubwoba yego cyangwa ahuye cyane rwose ubwoba butaye kera cyane mfite amafaranga ndashaka kuguha akazi ngiye navukiye gushaka amafaranga nzarinda mpfa nyashaka ndayafite rero uyu se ko munyereka nkaba nari umutinganyi wamungika mukoresha iki ariko musore ababyeyi bawe bakubyara bakubwiye ko ufite ikirimi kirekire ibyo subikuye mbikuye ku magambo uhuraguye utazi nicyo uyahuraguriye ndashaka ko uyu muntu umunyicira wamubonye kano gasore gato ndeba akanyinura uyu uri kureba ariko uyu si umugabo wawe ariko wigeze waho pasiteri hoye kubera iki se waba waranshyingiye nkaba narabyibagiwe akazi uragakora cyangwa ntugakora kubera ko wafashe umwanya utekereza kuzama akazi nanjye reka ngende mfata umwanya wo gutekereza ku byo umbwiye nzamenya neza nimba ngomba kugakora cyangwa nagomba kugakora ahubwo turi kumwe musore cunga ikibuno cyawe batazagikata mama nakosa akira uyu muti bambwiye ko uza kuwukara mu maso ushobora kugufasha uko wanyita kose niyo wanyita mama ntacyo waba wangije ndumva nshaka kukubona ureba urakoze cyane mwana muto none se nicyo umuntu yagukorera kikazagushimisha yewe kire kwamuza na mama ariko ndumva ari nk'inzozi kabisa ndaguha inkunga y'amasengesho gusa imana izagufashe uhure n'umubyeyi wawe urakoze cyane ese ubu ntabwo ujya umufata nk'umuntu waguhemukiye asanga yari afite impamvu n'andi mahitamo yari afite wenda doye yansobanurira gusa imana niba yumva amasengesho koko y'abantu imana izagufashe uhure n'umubyeyi wawe bisaba buri munsi ariko ndabizi uzabikora urakoze cyane yewe sawa nyine ntacyo nzagaruka kureba wirirwe uzakaraba uwo muti mu maso nk'uko babikubwiye ndetse uzarebe ko hari ikizavamo urakoze cyane yego urugo gito ruborana amarira urugo gito ruborana amarira urugo gito